ndabasuhuje bakunzi ba chaîne indirimbo nshya aho muri hose ziko mukunda kurikira ibiganiro byacu. Ndabasuhuje kandi bahaye karibu ikaze, tugurira kenshi kuri chaîne indirimbo nshya. Uyu munsi rero nkaba ngarutse ngira ngo dutangize ikiganiro gishyashya ku buturo bwera. Ubuturo bwera ni insanganyamatsiko ndende nini tuzamarana igihe kirekire tuganiraho, ariko kuri uyu munsi by'umwihariko turahera ku muzi. Akaba ariyo mpamvu insanganyamatsiko y'ikigisho cy'uyu munsi ivuga ngo munyabyaha urihe. Mureke dusome mu gitabo cyo kuva 25:8 handitswe ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ababishoboye mureke twicishe bugufi dusenga Imana. Uhoraho Data mwiza, Mana ikomeye, kuva kera wakomeje kwifuza gutura hagati y'ubwoko bwawe. Ubwoko bwawe nitwe twakomeje kuguhunga tukujya kure. None Data turagusabye kugira ngo muri aka kanya tugiye kwiga ibi byigisho bijyanye n'ubuturo bwera. Turagusabye Data ngo buri wese aho ari uzumva ibi byigisho, Data uzashobore kumwiyegereza nk'uko washatse kutwegereza kuva isi yaremwa. Kandi Data mwiza, ndagusabye kugira ngo Umwuka Wera atwumvishe, adusobanurire, nanjye Data mwiza ampindure umuyoboro mwiza kugira ngo nshobore kugeza ku bwoko bwawe ibikwiriye. Aho bane natwe ndakuraritse kandi kugira ngo imitima y'abakurikira ibi byigisho iyaba yarigometse, Data ndagusabye kugira ngo iri jambo riyifate mbiri maze yigomorere kuri Kristo, kugeza ubwo Kristo azagaruka azasange twese twarashoboye kuzamuka, twarakuze, twarageze ku gihagararo cye. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwiteka yahoze yifuza gutura hagati y'abantu be. Na mbere y'uko Mose ahabwa amategeko yo kubakisha ubuturo bwera ku musozi Sinayi, tubona ko abakurambere bacu mu ngobyi ya Edeni basabanaga n'Imana. Buri munsi basabanaga n'Imana mbere y'uko bagwa mu cyaha. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri abakurambere bacu, ariko turibanda cyane ku kibazo babajijwe n'Imana ngo urihe. Uyu munsi natwe mu byaha turimo tukaba tubazwa icyo kibazo ngo turihe. Mbese Uwiteka kubona aho yakagombye kukubona koko? Aho ntiwaba uri kwiremera ibicocero? Aho ntiwaba uwibwira kuri kwihisha Uwiteka? Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubaza ngo urihe. Mureke dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:8. Handitswe ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Barihishe. Natwe umunsi twiremera ibicocero kandi tukihisha. Tuzi neza ko Imana yaremye Adamu na Eva ibarema mu shusho yayo. Ibi bikaba bidusaba kugirana umubano mwiza nayo. Uburyo turemye, uburyo duteye, uburyo dutekereza busaba ko dushikirana nayo buri munsi. Akaba ariyo mpamvu ubwo Yesu yadusabiraga agiye gusubira mu ijuru, yifuje ko tuba umwe mu Mana. Yaravuze ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira bazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe kuko uri muri njye, Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe.
ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Ibi tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku gice cya 17 ku murongo wa 21. Yahaye umugisha rero umuryango mushya wa Adamu na Eva. Tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 ku murongo wa 28, ibagira abarinzi b'ubusitani bwa Edeni n'ibyiza byose byarimo, ndetse ibaha kwisanzura kuri byose uretse ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Yabaye gutegeka ibiremwa byose, kandi ibyo biremwa byose byagombaga kububaha. Adamu yahawe umufasha umukwiriye, ari we Eva. Ibyo byose byerekana urukundo Imana yabakundaga, imaze kubarema, ndetse yabishizeho kashi, iravuga ngo ibona ko byose ari byiza cyane. Ibi birerekana uburyo Adamu na Eva, nkoresha amagambo muri iki gihe, bari bateteshejwe mu ngobyi ya Edeni. Umuntu yagomba kwishimana n'umuremyi we, ariko igihe Imana yatemberaga muri ubwo busitani mu mafu ya nimunsi kuko yarabimenyereye, mu gihe yari yiteze ko Adamu na Eva baza bayisanganira nk'uko bari babimenyereye, kuko umwana aza yishimye aje asanganira umubyeyi we, bumvise ijwi ryayo aho kuza bayisanganira nk'ubusanzwe, ahubwo batangiye kugira ubwoba, batangira kwihisha. Birababaje. Ubwo batangiye kubona iby'umushukanyi yari yarababwiye ko bazamenya ikibi n'icyiza, kandi ko Imana itifuzaga ko bamenya ikibi n'icyiza kugira ngo batazamera ngayo. Mureke dusome muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 15. Handitswe ngo nuko iryo rari riratwita, ryatwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Bamaze kurya kutunda byabuzanijwe, ukutumvira kwahise kubazanira igihano gikakaye, aricyo urupfu. Urupfu rero nk'uko byari biteganijwe ni uruhembo rw'icyaha, ni ibihembo by'icyaha. Guhera ubwo umubano n'Imana uburahagaze, batangira kugira isoni, z'ubwambure bwabo, batangira kugerageza guhisha Imana ubwo bwambure bwabo, batangira kwihisha inyuma y'ibiti, batangira kwidodera ibicocero mu bibabi by'imitini n'ibindi. Imana ibahamagaye iti murihe, bashize hanze ubwoba bari bafite. Ibintu byose byabaye nk'ibyambaye ubusa imbere yabo. Ni koko amaso yabo yarahumutse, kuko umushukanyi yari yarabibabwiye. Ariko kubera ko Imana yo irera, kandi irera cyane, ku buryo itashobora kwihanganira icyaha icyo ari cyo cyose, itashobora kwihanganira ikibi itagihaye igihano, kuko tubibona mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 13. Handitswe ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitikuruwe k'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ubwo hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho igihano. Iryo hamagara rero ngo urihe, na n'ubu rirakirangira mu matwi y'ikiremwa muntu. Umubano w'ikiremwa muntu n'Imana warasenyutse, wasenywe n'icyaha, ugomba gusanwa bundi bushya. Umuntu amaze gutakaza umushyikirano n'umuremyi we, kandi nawe amaze kuzimira, niko twavuga ko yari amaze kuzimira, ariko twavuga ko n'Imana yari imaze kubura umuntu yaremye, kandi yamuremye imukunze, kandi ishaka kubana nawe no gusabana nayo, imurema mu shusho yayo. Ubwo urubanza rwo gupfa rwakagombye guhita rumucirwaho ako kanya, siko byagenze. Nyamara icyaha kirahari kandi cyarakozwe. Ariko se ni gute, ni ryari, kandi bizakorwa nande kugira ngo kiveho burundu? Imana ahangaha yigaragaje nk'Imana icungura.
hari undi Adamu, ari we Adamu wa nyuma, wa wundi wagombaga kuza, kuko tubibona mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5:14. Ni umunsi rero nk'ibiremwa bishya muri Kristo turongera kubazwa uyu munsi ngo turihe. Adamu wa nyuma aradushaka, aratubaza ngo turihe. Iki ni ikibazo Imana yabajije Adamu, ariko se ntiyariza ahari. Ikibazo ngo urihe cyangwa turihe cyerekana ibintu bibiri. Icya mbere kirerekana umuntu wazimiye, icya kabiri kikerekana ko Imana imushaka kugira ngo imukize. Umukiza wacu aratubaza ikibazo uyu munsi ngo turihe, mbese turihe mu by'umwuka. Tubona ko Adamu na Eva bakimara gukora icyaha bagiye kwihisha kure y'Imana, bajya kwihisha mu biti byari aho mu ngobyi, kuko tubibona mu Itangiriro igice cya 3:8. Maze batangira kwisobanura, kandi bisobanura buri wese yagerageza gushyira ikosa kuri mugenzi we, ndetse byageze naho Adamu ashaka gushyira ikosa ku Mana ngo ni wa mugore wampaye. Kuko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:12 handitswe ngo uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'ico giti ndazirya. Urumva ko atangiye no kurega Imana, niyo yamugushiye mu cyaha, niyo yamuhawe umugore aramukoresha icyaha. Mu buzima bwacu bwa Gikristo twitwara gute? Buri muntu yibaza, iyo tuguye mu cyaha cyangwa dukandagiye amategeko y'Imana n'ijambo ryayo, mbese duhita twemera ko ako kanya icyaha twakoze icyaha? Mbese tukihana tumaramaje koko? Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1:8 kugeza ku 10 handitswe ngo nitwumva yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Mbese ntitwaba twitwara nka Adamu na Eva bahisemo kwihisha no gushaka kwisobanura? Nyamara ubona ko Imana ihangayikishijwe no kudushaka kugeza itubonye aho twagombaga kuba. Biragaragara ko Imana yari ihangayikishijwe kuko no kudushaka kugeza ubwo itubonye aho twagombaga kuba. Muri Yesaya igice cya 50:2 hasoma avuga ngo ubwo nazaga niki cyatumye ntagira uwo mpasanga, nahamagara hakabura uwitaba. Mbese ukuboko kwanje kuraheze byatuma kutabasha gucungura, cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza? Mbese ncyashe inyanja ndayikamya, aho imigezi yariri mpagira ubutayu. Dore ncyashe inyanja ndayikamya, aho imigezi yariri mpagira ubutayu. Amafi yararimo aranuka agumwuma kuko nta mazi ahari. Rero inshuti zanjye, iki nicyo gihe cyo kwihana. Reka kwisobanura ku byaha wakoze. Yesu arakwinginga ngo uze, kandi yiteguye kukwakira nk'uko wa mubyeyi yakira umwana we w'ikirara agarutse atahutse mu rugo. Yiteguye kukuguranira ikanzu, agafata ikanzu yawe yuzuye ibizinga maze akakwambika ikanzu ye yo gukiranuka. Reka twisuzume turebe niba turi aho twagombye kuba. Imana izi neza ibyo dukora, Imana izi neza aho duhagaze, Imana izi neza ibyo tubamo, Imana izi neza ibyo tuvuga, kandi izi neza n'umubano dufitanye nayo. Irifuza rero kuvugurura uwo mubano dufitanye nayo, irifuza kutubona aho twagombye kuba, tukayisaba ko yatubabarira ibyaha byacu, kandi tukagira ukwizera ko Yesu yadupfiriye kandi yazutse kugira ngo yishyure igihembo cy'icyaha mu mwanya wacu, maze aduhe ubuzima bushya, atuvugurure byose kugira ngo tugaruke mu mubano twashenye. Mfite ikibazo rero, ni ryari muherutse guhura n'Imana? Mbese ubwo mwahuraga wari uhagaze ute?
wasanga aka kanya data ari kuguhamagara akubaza ngo uri he, wasanga ariko kanyuma. By'umwihariko arahamagara itorero rye rihugiye mu tuntu n'utundi ku buryo girengagiza gusabana n'Imana. Buri wese unyumva arabazwa kuri uyu munsi, ndetse nanjye ubwanjye babwira ndabazwa ngo turihe. Turabaza twese ngo turihe, uhagaze ute? Twisuzume aho turi, maze turebe ko twagarura umubano, turebe ko twagarura umushyikirano Imana yifuje kugirana natwe kuva isi yaremwa. Kuko nkuko twabisomye tugitangira, Imana yifuje buri gihe kuva isi yaremwa gutura hagati y'ubwoko bwe. Rero twibaze niba turi mu mwanya twagomba kubamo. Ndifuza ko buri wese yisuzuma, hanyuma ushoboye kubona igisubizo cyangwa ikibazo akacyandika muri comment. Ndizera ko tuzashobora kuganira birambuye kuri ibi bijyanye n'umushyikirano tugirana n'Imana mu buryo bwose, binyuze mu buturo bwera. Buri wese ufite comment, ufite inyunganizi, ufite ikibazo acyandike muri comment. Uwiteka akomeze aduhire kandi akomeze aduhe kuguma mu mwanya twagombye kuba turimo. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.